uyu munsi nk'uko babivuze ni ku nshuro ya kabiri twizihiza umunsi w'umuco mu mashuri ya diyoseze yacu ya Kabgayi. Turashimira Imana yo soko y'ubuhanga n'ubwenge, yo itanga ingabire uko yishakiye kugira ngo zigirire akamaro bose. Uyu munsi koko dushimira Imana kubera impano yahaye abana bacu, kubera ibyiza idukorera binyuze mu burere buhabwa abana bacu. Uyu munsi ntabwo ari umunsi usanzwe, si umunsi nk'iyindi, ntabwo ari umunsi w'ibirori bisanzwe, si umunsi wo kwidagadura bimwe bisanzwe, ahubwo ni umunsi wo gushimangira ibyiza tuvoma mu muco wacu nk'Abanyarwanda. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu tugira tuti: umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Guhimbaza umunsi w'umuco by'umwihariko mu mashuri, mbere na mbere ni uburyo bwo guhuza imbaraga n'amashuri ya diyoseze ya Kabgayi kugira ngo twibukiranye inshingano zacu. Babyeyi, barezi, dufite inshingano zo kurera neza abana bacu, kubatoza umuco nyarwanda, ariko cyane cyane no kubatoza imivugire iboneye y'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, kuko nk'uko byagarutsweho muri iyi minsi bigaragara ko ururimi rwacu rurimo kuvangwa n'izindi ndimi mu buryo butaboneye, kuvugwa mu buryo butaboneye. Turifuza rero ko inshingano zaba iz'ababyeyi n'abarezi, ndetse tugasaba n'abana bacu kwihatira kunoza imivugire n'imyandikire y'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Turasaba rero mbere na mbere ababyeyi n'abarezi kubifashamo abana bacu turere. Turabasaba kandi bana bacu, nanjye ndagira ngo mbibutse ko mugomba gukunda umuco wacu, mugasobanuza, mukabaza, kugira ngo murusheho kusobanukirwa, kuko ejo ari mwebwe ndetse n'uyu munsi, ariko cyane cyane ejo ari mwebwe muzaba mufite inshingano zo kuwutoza abandi, cyane cyane abazabakomokaho. Bana bacu rero, umuco wacu muwurinde ico, maze koko wari utubereye igicumbi cy'amateka yacu, igicumbi cy'ubuzima bw'igihugu cyacu, n'igicumbi n'isoko y'imbaraga tuvomamo zo kwiyubaka uyu munsi no kubaka ejo hazaza h'igihugu cyacu, ndetse n'ejo hazaza ha buri wese muri twe. Guhimbaza umunsi w'umuco mu mashuri ya diyoseze ya Kabgayi ni no kongera kwiyemeza gusigasira nyine uwo muco nyarwanda, binyuze mu gushyigikira izi mpano z'abana bacu twabonye uyu munsi, twahimbaje uyu munsi. Gutoza abana ni ugutegura nyine abanyarwanda b'ejo hazaza, ndetse no gutegura n'abakirisitu beza bakunze kandi basobanukiwe n'umuco wabo. Uyu munsi twizihirije mu karere ka Kamonyi uyu munsi nyine w'umuco mu mashuri muri diyoseze yacu ya Kabgayi.
buzakomeza kwizihizwa mu buryo ngarukamwaka, kandi tuzagenda turushaho kunoza tunagera no mu buri karere. Umwaka utaha ku nshuro ya gatatu, nk'uko padiri ushinzwe amashuri gatolika muri diyoseze yacu ya Kabgayi yabitubwiye, uyu munsi turifuza kuzawizihiriza mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa Meya, twishimiye no kuba turi kumwe na Nyakubahwa Meya w'akarere ka Ruhango, rwose yarangije kutwakira. Nidutangire rero tuwutegure kuva uyu munsi. Uyu munsi w'umuco mu mashuri ya diyoseze ya Kabgayi ni uwacu twese. Ndasaba rero ko twese twarushaho kunoza imivugire n'imyandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda, tugakomeza gusigasira umuco wacu mu mashuri, cyane cyane abarezi. Ndagira ngo mbwire abarezi bigisha ku buryo bw'umwihariko ururimi rw'Ikinyarwanda, ndabasaba gufasha abana bacu kunoza imivugire n'imyandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Twongere dusabe kandi ababyeyi gukomeza gufasha abana kunoza imivugire n'imyandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka nongere nanjye nunge mu bambanjirije, mu buryo bambanjirije, kuvuga neza ururimi rwacu si ikinego, ahubwo ni ishema rikomeye. Ndagira ngo soze iri jambo mbashimira mwese. Ndashimira abayobozi mu nzego bwite za leta baje kwifatanya natwe uyu munsi. Ndashimira abatumirwa mwese turi kumwe mwitabiriye uyu munsi. Ku buryo bw'umwihariko ndashimira abayobozi b'ibigo by'amashuri yose ya diyoseze ya Kabgayi bateguye neza uyu munsi, bagafatanya n'abarezi ndetse n'abana barera kuwutegura no kunoza imitegurire yabo. Ndashimira Kaminuza Gatolika ya Kabgayi yaje kwifatanya ku nshuro ya mbere n'andi mashuri muri iyi gahunda nyine yo kwizihiza umuco mu mashuri ya diyoseze ya Kabgayi. Ndashimira ibigo by'amashuri byaserutse uyu munsi, bihagarariye amashuri menshi ya diyoseze ya Kabgayi. Ntabwo yose yashobora kuba hano yose, ntabwo byashoboka. Amashuri rero yaserutse uyu munsi ahagarariye n'ayandi yose diyoseze ya Kabgayi irereramo abana bacu. Bana bacu, ndabashimira mwese. Bana bacu badufashije gutarama uyu munsi. Mwe mwese mwagize uruhare ruziguye n'urutaziguye mu itegurwa ry'iki gitaramo, ndabashimiye. Mbifurije mwese umugisha w'Imana, umugisha w'Imana ubaherekeze mu buzima bwanyu bwa buri munsi no mu butumwa bwanyu bwa buri munsi mukora, cyane cyane mu kurera abana bacu. Umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho, adusabire twese kandi aduhozeho ubuvunyi bwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe hose nk'uko gikorwa mw'ijuru. Ifunguro ridutunga
Nyagasani Mana, turagushimiye uyu munsi, tugushimiye impano wahaye buri wese muri twe, cyane cyane impano wahaye bano bana bawe, abana bacu. Twagusabye kubana natwe, wabanye natwe, tugutuye ibyishimo byacu, tugutuye ibyo twasangiye byose, tugutuye n'imigambi y'ejo hazaza, tugutuye igihugu cyacu n'abayobozi bacu, tugutuye ababyeyi n'abarezi, tugutuye umusaruro w'ibiva muri izo mpano zinyuranye uha abana bacu. Tugutuye rero n'ejo hazaza, ukomeze ubane natwe, maze ingoma yawe igere hose, ihereye aho buri wese uzaba washyize buri wese muri twe. Turashimira kandi n'abadufashije muri iyi gahunda, ntabwo twakwibagirwa n'itangazamakuru ryari riri hano, ryadufashije gusangiza ibirori n'abo tutari kumwe hano, ndetse n'abo ku isi yose. Ubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bikira Mariya Mwamikazi wa Kibeho, Nyagasani Yezu n'abane namwe. Mushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mukomeze mugire amahoro ya Kristo.